Yes, ni urukundo rero hagati ya Dorcas Kamikazi, umuririmbyi ukomeye cyane mu ndirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana hano mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse n'umuririmbyi ukomeye cyane n'ubundi ari we Israel Mbonyi. Rero bimaze iminsi bivugwa cyane mu itangazamakuru bigiye bitandukanye hano mu Rwanda, bikomeje kugenda bigaruka ku makuru akomeje kugenda abica bigacika. Ni ku rukundo n'ubundi rukomeje kugenda rugurumana hagati ya Kamikazi Dorcas ndetse na Israel Mbonyi. Rero aka kanya nibyo tugiye kuba turebera hamwe, twamaze kuba tumenya ibintu bigera kuri bitanu byatumye n'ubundi Kamikazi Dorcas akunda cyane uyu musore, cyangwa se uyu muririmbyi ukomeye cyane muri East Africa ndetse no mu gihugu cy'u Rwanda. Akaba ari we muntu wa mbere mu ndirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana ukora indirimbo zirebwa na benshi kandi ukunzwe cyane hano muri East Africa. Nyine ku ndirimbo zigiye zitandukanye yagiye aririmba, bamwita rero Israel Mbonyi, ujye uvugwa hirya no hino mu rukundo rutari rwinshi cyangwa se utaragiye mu bintu by'inkundo cyane. Ariko nanone mu minsi yashize yigeze kuvuga ko ngo hari umukobwa yateye inda utuye ku Irebero mu mujyi wa Kigali, yakodesherezaga inzu. Gusa ibyo ngibyo abantu benshi bajya babifata nk'ibihuha, gusa nanone amakuru menshi akemeza ko ayo makuru yaba ari aya nyayo, gusa nyir'ubwite ntacyo yigeze abitangazaho. Ariko urukundo rwe ndetse na Kamikazi Dorcas nyine rwamaze kuba rumenyekana, ndetse kugeza muri kano kanya bikomeje kugenda bivugwaho cyane mu itangazamakuru rya hano mu Rwanda. Natwe rero nibyo tugiye kuba tugaruka hano kuri Wikipedia Rwanda, tugiye kuba tugaruka ku bintu bigera kuri bitanu byatumye uyu mwana w'umukobwa Kamikazi Dorcas aza kuba yakunda cyane uyu musore Israel Mbonyi. Ntawe mwakunze cyane, ni couple nziza cyane ikomeje kugenda ishimisha abatari bakeya, ni couple ikomeje kugenda abantu benshi bayikunda ku rwego rwo hejuru cyane, bitewe n'uko bwa mbere bari barabigize ibanga, ariko mu bukwe bwa Vestina nibwo Kamikazi Dorcas ndetse n'uyu musore Israel Mbonyi byaje kuba byagaragara ko nabo bari mu rukundo, kandi abantu benshi barabyishimiye kuko ni abaramyi mu guhimbaza Imana, cyane cyane ko bari kwagura umuziki wabo hanze y'u Rwanda, baririmba mu ndimi zitandukanye harimo Igiswahili, ndetse zikaba ari indirimbo zikomeje gukundwa n'abatari bakeya hano muri East Africa, cyane cyane mu bihugu nka Kenya, mu Rwanda na Tanzania, ndetse n'u Burundi, Congo, ndetse no mu bihugu bigiye bitandukanye birimo Sudani, ndetse n'ibintu bikomeje kugenda bicaracara, cyangwa se ni inkuru nziza cyane iri gushimisha abatari bakeya. Urukundo rwabo rero rwaje kumenyekana ku itariki 5 z'ukwezi kwa karindwi, nibwo Vestina yakoraga indirimbo na Idrissa Ouedraogo, umuhungu ukomoka mu gihugu cya Burkina Faso, iwabo wa Captain Traoré. Rero nibyo munyemerere tugaruke kuri ibintu bigera kuri bitanu bya Kamikazi Dorcas yaje kuba yivugira ko yakundiye Israel Mbonyi. Israel Mbonyi akaba ari byinshi yaje kwitangariza, nibyo ngiye kuba mbagezaho muri kano kanya. Niba utarakanda subscribe hano kuri Wikipedia Rwanda, nicyo gihe ngo wikande kugira ngo dukomeze kubana gatanu kuri kagenzi kako mu makuru avugwa hano mu Rwanda cyangwa muri entertainment, mu dukuru ducaracara hirya no hino. Ni amakuru yagizwe ibanga, ni amakuru utabasha kuba wabona ahandi, cyangwa se abandi batinye kuba babagezaho. Njyewe ngomba kuba uwa mbere hano kuri Wikipedia Rwanda kugira ngo nyabagezeho mubashe kuba mwasobanukirwa byinshi bigiye bitandukanye. Rero abantu babashije kuba bamenya urukundo ruri hagati ya Kamikazi Dorcas ndetse na Israel Mbonyi, bakomeje kugenda bishimira cyane urukundo nyine uburyo ruteye. Reka mbabwire ibintu bigera kuri bitanu nunyemerera. Reka ntangire mpere ku kintu cya mbere. N'uyu mwana w'umukobwa Kamikazi Dorcas yakundiye uyu musore Israel Mbonyi umaze imyaka myinshi mu muziki nyarwanda, kandi akaba ari umwe mu bafite iterambere rikomeye cyane no kwagura ibintu bye cyane, cyangwa no kwagura umuziki we hanze y'u Rwanda. Rero banashakanye byaba ari ibintu byiza cyane, dore ko iyi couple iryoshye cyane, dore ko muri iyi minsi ariyo ikomeje kugenda ibica bigacika ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Kamikazi Dorcas rero ikintu cya mbere yaje kwitangariza ko yaje kuba yatwemerera ko yakundiye Israel Mbonyi,
Ikintu ca mbere nuko Israel Mbonyi ari umuramyi kandi azi kuririmba neza cyane, nyine n'uburyo aririmbamo buri wese ntawe utabikunda, byumvikana ko rero nawe iki kintu akimukundira. Kamikazi Dorcas rero kuva uyu Israel Mbonyi azi kuririmba ni ibintu byakuruye uyu mukobwa Kamikazi Dorcas kugira ngo yiyumvemo uyu Israel Mbonyi. Ico kintu ca mbere yaje kuba yamukundira kuba azi kuririmba. Ikintu ca kabiri rero ni uburyo asekamo, ni uburyo Israel Mbonyi aseka buri wese, umukobwa ari we wese. Akenshi uba usanga abakobwa bakunda uyu musore Israel Mbonyi bitewe n'uko nawe ntago arashaka, ntago arakora ubukwe, aracyari ingaragu. Niyo mpamvu usanga rero baba bamukunda cyane uburyo aseka. Ibi byose ni ikintu ca kabiri uyu mwana w'umukobwa yaje kuba yamukundira Kamikazi Dorcas, yaje kuba yakunda Israel Mbonyi. Uburyo areshya nabyo biri muri ico ca kabiri, nabyo ni ibijyanye n'uburyo asa cyangwa se uburyo agaragara, imyambarire ye nayo byose bikubiye mu kintu cya kabiri yaje kutwibwira yuko yakundiye n'ubundi Israel Mbonyi. Kamikazi Dorcas rero murabizi neza ko aribwo agisoza amashuri n'ubundi yisumbuye, yigaga mu mwaka wa gatandatu yisumbuye nibwo ashoje uyu mwaka 2025, yigaga i Gasogi, yiga ibintu bijyanye na tourism cyangwa se ubukerarugendo. Kamikazi Dorcas rero ikintu ca kabiri yavuze ko ubwitonzi n'icyubahiro amuha. Murabizi neza ko iyo umuhungu yitwara neza akaba hafi y'abandi kandi akaba ataca imanza, umukobwa aramukunda kandi akamwizera cyane. Rero ubwitonzi n'icyubahiro amuha Kamikazi Dorcas rero ahabwa na Israel Mbonyi, ibyo bintu nico ca gatatu gituma amukunda cyane. Ikindi kintu ca kane rero ni uburyo amushimisha cyangwa se uburyo asekamo. Ibyo narimaze kuba nabibabwira, ariko hiyongeyeho n'ubundi uburyo amushimisha. Rero umuhungu ushobora gutuma umukobwa aseka cyane mu bihe bigoye, afite ikintu cyihariye umukobwa akunda. Rero ni ukuvuga ngo Kamikazi Dorcas we yivugira ko aba agaragaza ko uyu Israel Mbonyi we akunda kumushimisha mu turirimbo akunda kumuririmbira, ndetse n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye akunda kumubwira cyangwa se akunda kuba yamuganizaho, dore ko ngo buriya uyu musore aba agira ngo stories ziryoshye cyane kandi akunda kuganira. Nubwo adakunda kuba yavugana na buri wese, ariko uwo baganiye akunda kuganira, kenshi aba yisekera cyane. Nyine murumva ko ari ibintu bishimishije cyane. Imbaraga rero n'ishyaka afite ku byo akora nabyo ni ikintu amukundira. Ikindi wabasha kuba wamenya, buriya abakobwa bakunda umuhungu kubera ko yitangira ibyo akora, uko afite intego cyangwa se uko aharanira ibyamuteza imbere. Rero iyo uri umuhungu udafite iterambere cyangwa se nta kintu ugaragaza yuko nawe uri gutekereza, uri wa muhungu wirirwa usohokana n'abakobwa mu birori gusa, buriya uba uzi ngo urimo uramwiyegereza cyangwa se ngo uramukurura cyane. Ariko biriya nibyiraha, ntago ari umuntu ushobora kuba wavuga ati yagukunda ngo murushinge, kuko nawe aba abona ko uri wa muntu ukunda kuryoshya, umeze nk'abakobwa, umeze kuryoshya gusa, nta kintu kizima watekereza cy'ahazaza n'umuntu muri kumwe, nabyo bituma umukobwa atagukunda cyane. Rero hari ikintu cya gatandatu nacyo yaje kuba yatubwira, yaje agira ati ukuntu amutera kumva atekanye, kandi n'ikintu cya gatandatu yaje kuba yakundira uyu musore Israel Mbonyi. Uwo ni Kamikazi Dorcas, yaje kuba yavuga ibintu bitanu ubundi akundira Israel Mbonyi. Rero iyo ubusanzwe kumva atekanye cyangwa se akomeye, akumva ari